Muraho neza ndabashuje nshuti bavandimwe mukurikirana Vuga Time TV aho muherereye ku mpande z'isi, amahoro y'Imana abane namwe, nizere ko mumeze neza, natwe turaho turashima Imana uko biri kose Yesu yaratsinze ari ku ngoma abanye natwe. Uyu munsi rero ndagira ngo nkubwire ngo ikaze wowe wifuza ngo kumenya iki gituma ingo z'iminsi zisenyuka, ikaze wowe wakoze subscribe nawe utarayikora ugeze kuri Vuga Time ari ubwa mbere uyikore kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi ku biganiro bica kuri Vuga Time TV. Icyo ngiye rero ngiye kubabwira ibintu bitatu biri gutuma ingo z'iyi minsi zisenyuka zitamaze kabiri, ariko mbere y'uko mbisoma reka mbanze nsome mbere y'uko mbivuga cyangwa mbibabwira, reka mbanze nsome iri jambo ryanditse, turarisanga mu Migani igice cyaho cya 18 umurongo wa 24, haranditse ngo inshuti nyinshi zisenya urugo, ariko habaho inshuti iramba ku muntu imurutira umuvandimwe. Inshuti nyinshi zisenya urugo, ariko habaho inshuti imwe iramba ku muntu ikamurutira umuvandimwe. Bishatse kuvuga iki? Ndagira ngo nkubwire ngo nshuti mwene data, ingo z'iyi minsi zifite ibibazo, zihura n'ibibazo byinshi abantu ba kera nabo bahuraga nabyo, ariko ugasanga abantu bararambanye bamara imyaka 40, 50, urugo rwabo bakarwubaka rugakomera, ariko muri iyi minsi urasanga umuntu mumaranye ngo amezi 4, amezi 5, umwaka umwe muratandukanye, ngo divorce, ngo yarananiye, ngo anyihambiraho nkabanya kugahota. Ariko ndagira nkubwire ngo ikibitera ni ibi bikurikira: icya mbere finance, amafaranga; icya kabiri communication, kuganira, guhuza ibiganiro; icya gatatu emotion. Ibyo bintu bitatu wakwibaza ngo mbese kubera iki ari byo biganje mu gusenya ingo muri iyi minsi. Impamvu ingo muri iyi minsi zitakimara kabiri ni ibyo bintu bitatu. Hari ibindi nawe ushobora kuba uzi, hari n'ibindi nawe ushobora kuba ni iki ngiki. Hari abantu bahita bavuga ngo ni sexy, nabyo ibyo bisenya ingo, ariko ibyo bintu bitatu ngiye kukubwira nimbigusobanurira urasanga ibyo byose uri gutekereza, ibyo byose uri kwibwira bikubiyemo. Niba bikureba iki kiganiro ukirebe, numva bitakureba ukomeze utambuka. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo wowe wifuza kubaka urugo, wowe wubatse urugo, nawe wumva ko nyine hari icyo izi nama zagufasha, utega amatwi. Icya mbere navuze ngo ni finance. Impamvu finance isenya urugo muri iki gihe, ugasanga abantu bafite amakimbirane kubera amafaranga, bafite amakimbirane kubera imitungo, bagasenya, bagasaba divorce, bakarwana. Ugasanga abantu muri iki gihe ibintu byo kwicana byariyongereye ku bashakanye, ugasanga umuntu yishe uwo bashakanye adasize n'abana be. Ariko Imana ijya iturengera, Imana ijya idutabara. Ni ukubera iki? Abantu ba kera bagiraga imitungo, bagiraga amafaranga, ariko ugasanga mbese niba ari umugore, niba ari umugabo, barashyira hamwe bakamenya ngo amafaranga bafite n'ay'urugo, abantu barabanye. Iri jambo twari ryavuze ngo inshuti nyinshi zisenya ariko umwe akuruta umuvandimwe. Ahangaha kuri finance usanga abantu mbese barabana mu rugo, ntibaha agaciro ko bagiye kubakana, bagomba gushyira amafaranga hamwe. Iyo abantu bubatse bari kubaka, ntabwo wajya kubaka udafite amafaranga. Ayo waba ufite yose uyashyira hamwe kugira ngo ukomeze wubake inyubako yawe igende neza. Ubanye n'umuntu muri mu rugo, mubonye amafaranga, kuvuga ngo aya mafaranga ngo ni ayanjye, ukavuga ngo hari aho ngomba kugira atagomba kumenya. Abantu ba kera bashyiraga hamwe bakavuga ati niba ari akayoga ukanywa kamwe, ariko akayoga ugasanga akavuga ati niba ari umurima, niba ari igitoki, niba ari iki, aho hose tubimenye, tumenye uko tubitwara. Ariko iki gihe habaho ibintu bisenya ingo, ugasanga umugore ngo afite ngo za blood shower, ugasanga ngo afite party, ugasanga ibyo byose yirengagije ko afite urugo, umugabo cyangwa afite abana, bagomba kubyumvikanaho, bakaganira, bakareba ngo amafaranga hari ibyo agomba gukora by'ibanze nk'abantu bari kubaka ubuzima, bari kubakana, ibidakenewe bakabireka. Imana ijye itabara abantu muri iki gihe, turengere, biragoye. Finance rero impamvu ikomeza gusenya urugo ni uko usanga
uri umugabo ukavuga ati ngewe nk'umugabo hari ibyanjye ngomba gukemura ku ruhande, ugasanga umugore nawe hari ibyo ngomba gukemura ku ruhande. Abantu ba kera bashyiraga hamwe bakavuga ati ibyo dufite niba twajyanye guhinga tukagira umusaruro, amafaranga twabonye turamenya ngo turatanga icya 10, turamenya ngo turatanga ituro ry'ishimwe, ayandi nayo tumenye uko tuyatwara niba ari abana bagiye kwiga. Ariko muri iki gihe buri wese usanga iterambere ryaraje, aravuga ati mfite konti yanjye undi mfite konti yanjye. Finance ni ubwo buryo ki rero isenya urugo, ugasanga abantu bashakanye bakundanya bari bakundanye nta kibazo, ariko finance bagera ku mafaranga ugasanga biteje amakimbirane. Niho handi uzumva umuntu avuga ngo mfite umurimo wanjye, mfite inzu yanjye, mfite banki yanjye, abantu ugasanga barahanganye kandi barashakanye kugira ngo bubakane buzuzanye. Nuko uwo muntu ushobora kumubwira ngo abantu ba kera umuntu aravuga ati twakoreye amafaranga tuyabarire hamwe turebe icyo azatubyara, bakamenya n'ahantu bayabika. Kera kuko nta mabanki yabagaho ariko abantu benshi ntibari babizi. Ubu ngubu abantu barabibashishikariza ugasanga buri muntu wese agiye muri banki, ariko kera ntabwo ariko byari bimeze. Ugasanga rero kuri ubu ngubu ibintu by'amafaranga bikomeje gutera ikibazo mu ngo, abantu bashakanye barabipfa bati wowe, bagakora divorce kubera ngo ntabwo bumvikanye ku mafaranga, kubera ngo ibintu ngo amafaranga yanjye ngo ibyo ntunze. Ikindi kintu cya kabiri nababwiye ni communication. Burya urugo rudafite gukominika, rutaganira, ibintu birangirika. Niba wababaye ntunganize mugenzi wawe, ashobora kuza akuzanaho ibindi bitekerezo, ashobora kuza akubwira ibindi bintu wowe ntubyumve, kubera ko ubabaye ntunamuganirize. Icyo gihe akavuga ikibazo akavuga ati wenda umuntu ari kunyishimaho njye ndababaye, umuntu ari kunyishimaho ntameze neza, uyu muntu ntago anshaka ari kumbabaza, ariko nuko muba mutaganiye. Mubashije kuganira icyo gihe bigufasha yuko mumenye ukuntu mubana mu rugo. Muri iki gihe abantu bari muri business, abantu bari gushaka iterambere, abantu bari gushaka amafaranga, ugasanga umuntu afite abana, ugasanga umuntu umugore umugabo ntago afata umwanya mu rugo rwe aganire n'abo mu rugo rwe, ku buryo nihaba n'ibibazo, ku buryo n'umugore narakara, ku buryo n'umugabo nawe narakara, nagira n'inzitizi mu kazi, ntuzamenya ngo urugo rwawe rwasenyutse gute, kubera ko ntimuhura ngo muganire. Buri wese aravuga ati ndi gukorera urugo, ati ndi gukorera urugo, ndi gushaka iterambere. Abana mugasanga mwateruye, ugasanga abana nyine nabo bazi ngo ababyeyi bacu baba bari mu kazi, turabonana tukavugana, ushaka iki nshaka iki, ariko na communication mu rugo rwawe wowe n'uwo mwashakanye bigufasha kumenya igikenewe, bikagufasha kumenya ibyo mutagomba kugenderaho, bikagufasha kumenya uko urugo rwanyu murutwara. Usanga abantu muri iki gihe kubera kutaganira, niyo hagize izindi nama akura ku ruhande, niyo hagize ibindi yumva ku ruhande, niyo hagize ibintu bimubabaza, wenda wowe ntumuhumurize kuko ntiyanakubwiye, ugasanga urugo rugiye gusenyuka gutyo, urugo rwawe rusenyutse mu bintu utazi. Ikindi kintu cya gatatu rero ni ikintu cya emotion, navuga mbese kwiyumvanamo. Niba uri umubyeyi ufite abana, ntubaganirize, ntubireke ko bakunda kubera uri mu kazi, kubera ufite ibindi biguhugije. Wa mwana uzamwereka urukundo wo hanze, wa mwana uzamwereka ko amwitayeho ntazakunda, urugo rwawe ruri gusenyuka, kuko umuryango wubakira kuri wowe n'umugabo wawe n'umugore wawe n'abana bawe. Rero wa mugore wa mugabo we n'umugabo wawe mbere mugiteretana mwandikaga message, atanagusubiza mu gitondo, atanakubwira ngo wiriwe gute, ngo wagorobye gute, ngo bwagorobye gute, atanakubwira ngo mbese ngo wariye mu gitondo, wanyweye icyayi, wariye umugati, wariye ibiryo, ufite apeti, warwa bumeze gute, ukumva urahangayitse. Ariko umuntu mumaze kubana, mumaze kugera mu rugo, ntukinamushaka kumureba, ntugishaka no kumubwira ngo mwaramutse, mbese niyo akwegeye ni ukugenda musitaranaho mukubitana ibikuta, kubera yuko mbese mwumva mumaze guhararukana. Aho ngaho nubona mu rugo rwawe byiganje, uzavuga ati urugo rwawe rwose umunezero n'ibyishimo no kugira ngo rukomere biri kure. Hari abantu benshi muri iki gihe bubatse ngo bavuga ati iminsi izabikemura, bizakemurwa n'iminsi nzaba ndeba, ariko gukomeza kubakira kuri nzaba ndeba, urugo rwawe nta bwumvikane ku mafaranga, urugo rwawe ntago muganira, urugo rwawe ntago mwishimiranye. Mbere mwavuga ati ndagukunda, mbere abana nyine mwarababyaye nabo akugeraho ukakubita, nta kuganira, nta kuvugana. Ibi bintu rwose wirebe mu rugo rwawe, bisuzume, birakenewe.
kubera yuko ikintu cy'amafaranga mu rugo kiba gikenewe, ayo waba ufite yose, ayo waba ubona yose, umutungo waba ufite mu rugo rwawe ugomba kuwufashisha kugira ngo hagire ibindi terambere, hagire ibyo bikugezaho mu rugo rwawe. Ikindi kintu cya kabiri, kuganira n'umuryango wawe, kuganira n'umugore n'umugabo wawe. Ibi ngibi ingo z'iki gihe zisenyuka kubera ibyo bintu bitatu mbabwiye. Niba nawe hari uko ubibona wandike muri komenti, ariko haba ubwo wavuga ngo segisi utaganiye n'umuntu, segisi umuntu utakimwiyumvamo, segisi umuntu muri gupfa amafaranga, ibyo biraza rwose, ibyo biza nyuma n'ibindi byose utekereza. Ariko nagira ngo nkubwire ngo ni ibi nabonye numva nabibaganiriza. Imana yubakire ingo z'abantu muri iki gihe, Imana itwubakire kuko biragoye, biragoye kuko abantu iterambere ngo twageze muri digitali, abantu bibagirwa yuko iyo umuntu usezanye n'umuntu urarahira ngo tuzabana mu byiza, ngo akaramata, ngo tubyaye tutabyaye, ngo tuzatandukanywa n'urupfu. Ariko mumara kugera mu rugo haboneka ikibazo cy'amafaranga, haboneka ikibazo cy'uko umwe yarakariye undi, cyangwa undi ariwe urakaje undi, cyangwa undi ugasanga ahubwo ati ndakwanze kubera iki wankoreye, ugasanga ibintu byose birapfuye. Mwubatse ku bintu mwakagombye gukemura umunsi ku munsi, ku bintu mwakagombye kuganiraho, ku bintu mwakagombye kuba mushaka uko mubitwara, mukaganira, mukamenya yuko nimubyihanganira, nimubishakira ibisubizo, urugo rwanyu rukomera. Abantu ba kera nabo bahuraga n'ibibazo by'amafaranga, kuko nababwiye ngo iyo umuntu ari kubaka, ubuzima turimo bukeneye amafaranga kugira ngo tuyifashishe mu bibazo by'ubuzima duhura nabyo. Ubuzima tubayemo, mwababaza undi hari ibyo abona, mbese guhana amakuru, kwiyumvanamo, ariko aba besiti furendi, uri umugore ufite gerifurendi, uri umugabo ngo ufite gerifurendi, uri umugore ngo ufite boyifurendi, ngo mufite abambesiti. Ibyo bintu nibyo bimaze ingo z'iki gihe. Wakagombye kugira umugabo wawe akaba ari besiti furendi, akaba ari inshuti yawe, nk'uko mu ijambo ry'Imana twabisomye, kuko iri jambo twasomye twahereyeho riravuga ngo habaho inshuti. Twasomye ijambo duhora ngo haba inshuti ikurutira umuvandimwe wawe, ikakugumaho akaramata. Nta yindi, ni uwo mugore, ni uwo mugabo mushakana. Mukunde, umubwire byose, mukunde, muganire, mukunde, umwiyumvemo, mwiyumvanemo. Kubera ko niba mutiyumvanyemo se, niba wumva utamwiyumvamo, nyine urumva umubano wanyu wakomeza gute? Abantu bahita barebana bakumva baranganye, bakumva ntibashakana, kandi muba mwabanye mwumva mwifuza kubaka, muba mwabanye mwumva nta kintu cyabatandukanya, muba mwabanye mwumva mushaka kugera ku iterambere ryinshi. Imana yo mu ijuru itabare, irengere ingo zo muri iyi minsi, kugira ngo abantu ntibabane kugira ngo batangire guhangana, batangire kuba abanzi, ahubwo babane nk'inshingano zabajyanye mu rugo, nk'umugore n'umugabo, nk'inshingano zabajyanye mu rugo, nk'uko uri umuryango n'abana, barushaho kumvikana no kubana neza mu mahoro, babera intangarugero n'abandi baba bari inyuma yabo bifuza kubaka urugo. Usanga abantu muri iki gihe bafite ubwoba, ngo njye sinashaka, ngo ingo z'iki gihe zabaye sikamu, ngo njye sinashaka, sinshaka imihangayiko. Abantu basigaye ntibacyumva ko kuba mu rugo ari ijuru rito muri rimwe bavuze, ahubwo basigaye bumva ngo kuba mu rugo ni ukwishyira mu kagozi, ni ukwiteza ibibazo, ni ukwikururira ibigeragezo, mbese ntabwo nzongera kwishima. Hari umuntu umwe nabonye ari kuvuga ngo wishima ukiri umusingo, iyo umaze kuba mariyadi ngo winjiye mu bibazo. Kubera iki se wumva ko muri babiri noneho ubwo mutagiye guhangana n'ibibazo, ngo ibibazo bibabere umunezero, ubwo mukumva ko ari ibibazo? Imana iturengere idutabare.